Ikaze nanone kuri Rubavu Buy and Sell, turabasuje cyane mukomeze kugubwa neza abakunzi bacu aho muherereye hose. Twabazaniye ikibanza rero cyiza cyane kiherereye i Rubavu Nyamyumba, aho bita Ikigufi. Ku Kigufi hano iki kibanza cyegeranye na hoteli yitwa Kigufi Hill Agape Resort. Ikibanza rero cyiza cyane gifite metero kare 800, kiragurishwa miliyoni 40 z'amanyarwanda. Miliyoni 40 z'amanyarwanda rwose. Ni ikibanza cyiza kiri ahantu heza hegereye amazi kandi ahantu hasobanutse. Abantu bafite ibibanza rwose bo barabizi, cyangwa abahafite amazu, ni ahantu hasobanutse heza cyane. Ikigufi kuba hazi rwose, uvuye ku muhanda wa kaburimbo winjiye ku wundi muhanda mutoya na wa kaburimbo ari kujya kuri iyo hoteli, iki kibanza niho giherereye, gikora kuri uwo muhanda. Ni ahantu heza cyane hasa nk'ahinjiye mu mazi, hameze nk'akarwa hinjiye mu mazi rwose. Ni ahantu heza cyane. Iki kibanza rero kiragurishwa miliyoni 40 z'amanyarwanda. Ugishaka waduhamagara kuri Rubavu Buy and Sell, cyangwa ukatwandikira, cyangwa ukadusanga i Rubavu aho dukorera. Dufite office hano imbere ya station Marine ku bazi i Rubavu. Ukihagera rwose ureba etage ihari iri imbere, ubona n'icyapa cya Rubavu Buy and Sell ku muryango ubanza. Ushaka rero wadusanga i Rubavu, cyangwa se ukaduhamagara kuri izo nimero zacu uri kubona kuri ekara yawe. Ariko iki kibanza kiri Ikigufi mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu, hafi y'ikiyaga cya Kivu, cyegeranye n'amahoteli. Iki kibanza ntikigucike rwose, ntikigucike. Ni ikibanza cyiza. Wageze kuri tele nibwo wabona n'ubwiza bwaho kurusha uko wabibona hano ku mashusho. Ni ahantu hasobanutse kandi hahagazeho abantu benshi. Kuhagira ikibanza ni ibintu biba bisobanutse cyane. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza. Iyi ni Rubavu Buy and Sell, tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa n'ibikodeshwa cyane cyane mu karere ka Rubavu.